njye nakundaga filime kuva nyiri umupeti ya bon ariko nkakunda n'igisirikare byose n'inganzo zanjye zose nazigezeho ari umusikare nabayewe kandi nabo nawe musikare ukomeye ntabwo nari umusikare mutoya nani mfite ranka rya sergeant major ngeraho nararwaye ariko narwaye indwara kubera ko nabashije kuvurwa neza mu gihe kandi nkabona ubuvuzi bwose bw'ibanze hano mu gihugu bifashijwemo n'iyo komisiyo de mobilisation habayemo rero koroherwa no kugira imbaraga zo kubona hagira ikintu mba nikora mu gihe narabona ubuvuzi buhoraho cyangwa se bumara igihe bwo kujya mu buhinde baravuga ngo izina ryo muntu nyine kandi ngo so nta kwanga ubundi akwita neza yanyise neza rero yanyanga yaranyise nabi nagiye musikara mbere ya jenoside mu 92 tugiye nyine inkotanyi zari zarateye interahamwe zimeze nabi hano mu Rwanda zica abantu tugere mfata icyemezo cyo bareke reka njye mu gisirikare nabarira igihugu nuko nagiye mu gisirikare ariko byabaga ari inzira bikomeye none kugira ngo ugere mu nkotanyi uvuye mu Rwanda Yesaye twongeye kubasuza nshuti bakunze b'Ishangi Focus TV ndetse n'abakunze ba Sota Official by'umwihariko uyu munsi noneho nkuko mubizi Ishangi Focus TV tugenda tubagezaho ibiganiro bishi bigiye bitandukanye tubagezaho ama documentaire ama movies ama comedies noneho ubu ngubu tukaba twaje gusubiza ibibazo byanyu benshi bagiye batubaza ngo Damuru bimeze bite ngo Damuru ngo agiye kujya hanze iby'uburwayi bwa Damuru n'ibindi byinshi cyane mugiye kumvira hano nkuko mibona ku mashusho y'Ishangi Focus TV twabazaniye Damuru mwagiye mubitubaza cyane Yesaye tugiye gutangira twibwira neza birondoroye n'iki atubwire ku by'urwayi bwe ndetse murabona ko ari kumwe n'umuntu hano n'iki menya ari bwombo muraza kwisangira Damuru meze neza ntwa Damuru Selemane ke Papa Shafi nashimira ni Ishangi TV kubanje gukora nayo ibiganiro bari kuvuga ibintu byinshi cyane kuri Damuru ngo agiye kujya hanze ibintu byinshi cyane ngo Damuru kumva nanone Damuru biri kugaruka mu itangazamakuru niyo mpamvu Ishangi Focus TV twavuze tutireka natwe tubatumire Damuru agira ikintu atubwira ku bintu bijyanye n'urugendo rwe agiye kujya hanze n'ikimujyanye muri rusange bongeye kujya mu Buhinde kwivuza nabivuze ku binyamakuru byinshi bitandukanye mvuge no ku Ishangi TV nzagenda kuwa gatandatu nyine nzagiye guhabwa impyiko ariko ufite ikibazo cy'uburwayi gore nigo rigenda giye kujyamo ubu noneho ibintu byagiye mu buryo ntago ari byo kuvuga ngo nzagenda noneho ubu n'itike ndayifite nkuko muri kubyumva Damuru ibintu ntago byoroshye cyane tike kuyibona byagenze bite n'urugendo rutoroshye wagerageza ugasangiza abakunzi b'Ishangi Focus TV ni ukuntu byagenze nyine kugira ngo ubone tike bishobora kuba byaranyuze mu nzira wenda zitoroshye zigiye zitandukanye gerageza ubibwire abakurikiye Ishangi Focus TV ntabwo ari ibintu bigoye kuko ngenda umusirikare mubizi ngenda umusirikare mvurwa na leta Minadef rero na komisiyo de mobilisation ibyo bigiye kunjyana ari tike yishyuwe na komisiyo de mobilisation byose bijyanye n'urugendo byose niyabyishyuye nta na kimwe ngiye nikozeho numva rero ko nta kibazo gihari bijyanye n'ubuvuzi bose nibyo bazabikora ngiye no kugenda gusa nta kindi no demobilisation niyo yagufashije kugira ngo ubashe kugira ngo ube wabona tike kujyana n'amafaranga yo kwivuza n'amafaranga ya hoteli n'amafaranga ya kurya byose nibo babimpaye nose ko hari inkuru yigeze gucicikana ngo Damuru ngo yaje gufata amafaranga ngo arayarya ngo ayaryoshyamo nyine biravugwa cyane mu itangazamakuru abantu benshi bagenda babihwihwisa ibyo bintu byari ukuri none se ufashe amafaranga yakoresha iki Wese nimba ndwaye imyaka 3 nari kubaho ndese nagomba kuyarya nyine akamfasha ubwo rero babajwe nuko nariye nagomba kuyarya ko iyo ntarya nari gupfa Okay. Uyu muntu muri kumwe se naga aranatwibwira nago turamenya ngo ni iki ese niyo muzajyana iyo ngiye. Oya uyu umukinnyi dukinana muri filime bita Inkota. Nyine murana ko musanze kuri tele. Ni umukinnyi dukinana muri filime nyine nuko nyine yaje kumfasha mu kiganiro ariko ni umukinnyi kandi umukinnyi mwiza uzi gukina neza yarashaka kubibwira ko
we kuba turi kumwe no mudusanze kuri tele turi gukina filime nyine nk'uko dukorana ikiganiro. Wakwibwira abantu bakurikisha Focus TV by'umwihariko amazina yawe n'iki niba se ko mfite isoni vipi? Nta soni mfite. Amazina yanjye nitwa Umubyeyi Fiona, ndi umwactrice mu filime yitwa Inkota, nkaba mbarizwa mu Ishangi Focus TV. None guhura na Damuru n'iki Damuru nyine twarahuye ko dukinana mu Nkota. Nicyo kibahuza gusa se cyangwa? Nicyo cyonyine kiduhuza pe. Nose ukina muri filime imwe gusa ni Inkota yonyine cyangwa usanzwe ufite umwuga wabigize umwuga? Hari n'indi filime nkinamo bita Bavakure. Yonyine umukobwa yabigize umwuga ntago ari naringize ngo ni kwa kundi kwishimisha ni umwuga nyine niko kaza gukora nyine ntabwo afite n'ibindi akora ariko nyine filime nyine nawe arayikunda nyine yihisemo kuzaba umwactrice nyine mwiza agakomeza impano ye kugeza igihe azavira mu buzima ndakeka ko ariko gahunda afite. Yes, bakunzi bakurikisha Focus TV muri kubyumva turi kumwe n'icyamamare benshi baramuzi cyane baramuzi mwita Damuru akaba ari kumwe na Fiona harya ngo numu umwactrice akaba n'umubyeyi w'abana babiri. Izina umubyeyi rifite ahantu ryavuye mbese rifite igisobanuro nyine umubyeyi yasaba umubyeyi koko. Bari ku isesi umaze kwibarwa cyangwa n'izina ryawe byajya baravuga ngo izina ni ryo muntu nyine kandi ngo so nta kwanga ubundi akwita neza. Yanyise neza rero yanyanga yaranyise nabi narampamye nari ntarahuza ibyo bintu neza ngo uri umubyeyi wari utaramenya igisobanuro cy'izina ryanjye nyine wumvaga umubyeyi ukagira ngo nuko nabyaye gusa ni naryo zina ryanjye bwite Umubyeyi Fiona, abandi umumama w'abana babiri abakobwa beza cyane. Yes, tugaruke kuri Damuru ubu tike urayifite uriteguye kugenda mu windi? Rwose nditeguye kwa gatandatu nimugoroba saa 9 n'igice nzandi uri mururira ndi kuri airport nose tunyuremo mu rugendo rwo kugira ngo ujye kubona tike urugendo nyine utubwire muri make ugomeze usobanure neza abakurikisha TV cyane Focus TV asobanukirwe neza. Ntago ari ibintu bigoye kubera ko ngewe mfite assurance nyine navuye ko ngiye mvurwa na commission de mobilisation kandi commission de mobilisation ni commission ishinzwe gusubiza abasirikare bavuye ku rugerero kubasubiza mu buzima busanzwe. Harimo rero ibijyanye no kubavuza kububakira kubafata neza ibintu byose leta irabikora. Urumva rero niyo iri gukora ibyo byose kandi ndayishimira cyane ko yamfashije mu bintu byose yaba mu kibazo cy'uburwayi yaba no mu kibazo cyo kwivuza. Urumva ko navuga ko ari umubyeyi na leta n'umubyeyi yego numva ndagomba no gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ko byose niwe bishingiyeho niwe duhagarariye muri byose umugaba w'ingabo umukuru w'igihugu byose nyine yabire ku anda yiwe niwe uvuga ati abana banjye barwaniye igihugu ntabwo bashobora kugira ikibazo ngo bahungabane yaba arwaye n'abagize ikibazo ngomba kumubungabunga nyine ku buryo ntagire ikibazo agira cyane. Ese ukuba uburwayi bwawe warawufatanyije no gukina sinema ukaza kubihuza ibyo bintu kandi uburwayi by'umwihariko ufite uburwayi bukomeye cyane ni gute ibi bintu waje kubihuza kuko ubundi umuntu ufite kiriya kibazo akenshi na kenshi ukunda gusanga bagenda bakigunga bakihirira ahantu habonyine ni gute we waje kubifatanya ngo ujye muri sinema kandi wumva ko ufite n'uburwayi bukomeye cyane? Ngewe nararwaye ariko narwaye indwara kubera ko nabashije kuvurwa neza mu gihe kandi nkabona ubuvuzi bwose bw'ibanze hano mu gihugu bifashijwemo n'iyo commission de mobilisation. Habayemo rero koroherwa no kugira imbaraga zo kuba nagira ikintu mba nikora mu gihe narabona ubuvuzi buhoraho cyangwa se bumara igihe bwo kujya mu buhinde. Urumva rero kubera ko burya hari igihe uburwayi ariko ukaba uri kubona ubuvuzi bwiza ushobora gutuma ukomeza kuba muri mode y'ubuzima. Niyo mpamvu rero nagumye kuvuga kubera ko mfite akabaraga byatuma nakina filime cyangwa n'abandi kumwe n'abagenzi banjye b'abakinnyi ntabwo ndi kuguma mu bwigunge kandi n'ubu mfite akabaraga kuba nakwicara kuri kamera ngakora nkabona nuko dufaranga rimwe n'imwe tumufasha. Niyo mpamvu rero nabihuje. Hari abantu benshi bazi ikibazo cy'uburwayi bwawe ariko hari n'abatarakimenya
kugeza kuri saa batarasobanukirwa ise Damuru arwaye iki byavuzwe mu itangazamakuru bamwe baramuzi abandi wenda ntibamuzi ubundi sobanura ku kibazo cy'uburwayi bwawe ikibazo ufite by'umwihariko kigiye no kujya kukujyana mu Buhinde ndwaye impyiko zombi zabaye chronique zarapfuye ndashaka rero kujya guhindurirwa impyiko ntabwo indi impyiko ubu nzajyana n'umudona wemeye kumpa impyiko nyine ngo nyine bamukuremo impyiko bayinshyiremo ubwo we azasigarana imwe nzaba ngize 3 ya muri kubyumva ntabwo byoroshye kabisa Fiona we ukumva ngo umukinnyi mukinana ngo yagize ikibazo cyo kurwara impyiko iyo biba ngombwa yuko ari wasaba kugira ngo umuhe iyo mpyiko ari kuyimuha cyangwa wenda ntago ari icyemezo nahita nsubiriza hano kano kanya byari kunsaba igihe cyo kubitekerezaho nkamenya koko nimba ngomba kuyimuha ariko rero nanayimuha wayimuha bibaye final ari we muntu wanyimuhari ngombwa ari njye muntu wanyimuhari kandi ngomba kuyimuha agakira kandi kuyimuha nanjye nkabaho nawe akabaho ntacyo bitwaye nta kibazo umuntu utanze impyiko nta kintu abaho abaho neza kandi ubuzima bwe bugakomeza kuko ntabwo ari njye uhawe impyiko nubwo ari nawe wa mbere wabutanze impyiko abari zitanze nta kibazo babayeho neza n'abazihawe barongera ubuzima bugasubira ubu ni nzagaruka narakize ndi muzima ubu uzagaruka warakize uhita usubira muri sinema cyangwa uzagaruka nukuza ntwika noneho uzaba ufite n'ubuzima buzira umuze dore ko naza mpite nkora filime yanjye ahubwo bayitega abakurikisha Focus TV yuko Damuru agiye gusohora series ye cyangwa gusa nyine aganira umugenzi kabi yagiye ni ukuvuga ngo icyo nasaba abanyarwanda cyangwa inshuti zanjye ni ukunsengera ubu ngubu aho ati Imana izabijyemo iyo operasiyo izagende neza ko iyo ugiye kubagwa hariya baragusinziriza ukamara nk'amezi 2 bibera muri koma utazi ahantu uherereye ubu nyine basengere iyo operasiyo ngiye gukorerwa izagende neza iyo mpyiko ibe successful ibintu bigende neza nyine nzagaruka meze neza ibutsa abantu igihe uzagendera n'amatariki neza kugira ngo niba ari n'uzaguherekeza rwose we yiteguye aza gutwaza ibikapu nzagenda kuwa 6 ejo bundi w'igitaha ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 ku 9 z'ukwa 10 saa 8 n'igice za nijoro niyo flight ifite flight ya Qatar nyine niza ntwara ndege ya Qatar muri kubyumva ko ibintu biba bitoroshye cyane Damuru agiye kugenda ku bantu bumva bashaka kumukurikira cyangwa bashaka kumuherekeza nyine ikibuga cy'indege barakubwira ko amarembo arafunguye Fiona nawe ngo uzawiteguye ngo muherekeze uzawurimo cyane rwose nka timu y'ishangi turiteguye muri tayari kabisa guherekeza umuntu wanyu hari abantu bashobora kuba batazi about nyine information kuri Damuru ihagije nyine mbese ubuzima bwawe mbere yuko ninjira muri kariyeri ya sinema kuntu ibintu byari bimeze nyine arimo abantu bashobora kuba baragufatiranye ukinjira muri sinema batarumva mbese gerageza usobanurira abantu amakuru yawe mbere yuko winjira muri sinema ubuzima wabayemo ukuntu nyine byari bimeze ngewe rero Damuru ndo umuntu wavutse 7 no sorry 7 numva ko ndi namukuru cyane musaza yavukiye mu ntara yo mu Mutara nyine ubwo ne burasirazuba mvuka muryango w'abana 4 ngo ngende umwana wa mbere mvuka bita akarere ka Gatsibo ne burasirazuba nyine ubwo nahahoze hari mu Mutara nyine perefegitura ya Mutara ubwo hari muri Byumba kera Mutara baga muri Byumba abantu b'abasaza bari gukurikisha Focus TV bo bari kubibara ama perefegitura ni ya kera baga muri Byumba Mutara za Nyagatare yo hari muri za Byumba ubu rero habaye mu Mutara nyine mu burasirazuba aho rero aho hantu niho navukiye niho nize amashuri abanza nyuma nza kugira akabazo ko ntambara yatera nyine muri iyo myaka yanjye yo kurangiza amashuri mpita nabarangiye ku rugamba afite imyaka 17 muri jenoside mbere y'imyaka 17 nagiye musikana mbere ya jenoside mu 92 tugiye nyine inkotanyi zari zarateye intera hamwe zimeze nabi hano mu Rwanda zica abantu tegere mfata icyemezo cyo barekanye kajye mu gisirikare nabarira igihugu nuko nagiye mu gisirikare ariko byabaga ari inzira bikomeye none kugira ngo ugere mu nkotanyi uvuye mu Rwanda byasabwa struggle nyine struggle ugaca mu mashyamba ukahinguka mu buru umva je naciye hano
navuye hano mu Rwanda nci Butare ngo Kanyaru ngo ki Burundi ngere Burundi njya mu nkambi mu nzu y'abanyarwanda babaga barahunze Habyarimana noneho ngaho niho habaga abantu bitaga bakada bazaga gufata abana babajyana mu nkotanyi nanjye niho navuye nca muri Tanzania nibuka umupaka w'u Rwanda n'Uganda na Tanzania Kivara urahazi ya Kivara bamumva nyine tujya mu myitozo ya gisirikare tujya kurwanira igihugu nyine kabisa nikumva yuko nyuma ubwo nyuma nararwanye intambara ya jenoside birabaye turarwana dufata igihugu ngoma gufata igihugu ngoma ndi umusirikare navuye mu gisirikare muri 2005 ubu nawe uri mu bafashe igihugu ngiye mfite n'imidari iramanitse usibye no kuba iramanitse rawanya no kabisacinga mu gazeti ya leta wasanga afite imidari ko wose igihugu no guhagarika jenoside mu gazeti ya leta birimo ntago ari ibintu byo gupfugeringa mfite na certificate yabyo ni nayo mpamvu ubona nyine igihugu kiba kivuze ati kuvurwa ari umusirikare wacu amafaranga bantanzeho ni menshi wangu ubyo nyine tike banangiye ni miliyoni 4 iyo tike do n'undi ayifite hano gasasa barayize ugashyiraho izindi miliyoni 3 zo kurya mu byumweru 6 ubwo nyine ni miliyoni 7 udashyizeyo bamaje kumvuza mu myaka 3 ngwaye buri kwezi banshyira miliyoni 1,500 amafaranga menshi cyane igihugu kiba kinangiye muri kumva ko ntago byoroshye Damuru nyine urugendo yagiye anyuramo muri kumva ko n'urugendo rutoroshye kandi rukomeye ni gute waje kwinjira muri sinema uvuye mu gisirikare ugise winjira muri sinema umuntu ushobora kumva kureba ino interview ashobora kutabyumvisha ni gute umuntu ashobora kuva mu gisirikare direct agahita yinjira muri sinema agahita aba superstar noneho ukumva abantu benshi Damuru mu matwi Damuru biterwa n'ikintu umuntu akunda iyo ukunda ikintu muri cyo cyose urakigeraho njye nakundaga filime kuva nyiri umupete yabona ariko nkakunda n'igisirikare byose n'inganzo zanjye zose nazigezeho ari umusirikare nabaye we kandi nabo nawe umusirikare ukomeye ntago nari umusirikare mutoya nari mfite ranka rya sergent major ngeraho sergent sergent major sergent iyo uri kumva umuntu muri kumwe sergent gusa sergent major numva uri sergent uruta sergent nyine uri sergent uri hejuru ya sergent uri hejuru ya sergent ukomeye uri na hejuru ya staff sergent uri sa major niko babyita ubundi so urumva ko ari ranka rinini naryo nagize mu gisirikare kandi mu myaka igeze muri 13 nagikoze noneho ugashyira n'ibyo muri sinema kugira ngo ujye muri sinema urumva navuye mu gisirikare njya muri sinema muri 2018 ubwo nkina filime imwe yitwa Naiza isi ihitinga nyine mbese ako kabazo nengeye kukakubazaho ni iyihe filime ya mbere wakinnyemo bahita Naiza isi nakinye nitwa Papa Chef ubu muri sinema CV maje kugiramo maje gutwara award ebyiri award nayitwaye muri 2016 yitwa Best Actor ni nawe ditorwa n'ishusho hati nyine n'abasegurisona nyine abahanzi bose bo muri sinema nyarwanda abateri nyine bafata abagabo 10 n'abagore 10 nabashije gutwara Best Actor muri 2010 ntwara na Best Supporting Actor muri 2017 na ibikombe bikomeye uri kumva ko ufite CV ifatika muri sinema rero nkomeza gukina filime n'ubu ndacyabikunze filime ushobora kuyikina kuvura umwana kugeza ushaje igenda kukabana ubu nzakina mpaka mpfuye ni gute waje guhura noneho n'uyu mu mama wacu Fiona umubyeyi hari filime yitwa Inkota abarwa muri company twishangira Limited ni company iba hano mu Ruhango ni company nziza cyane shishikariza n'urubyiruko y'abari abanyakigali y'abatuye mu Rwanda y'abatuye n'andi hose kuba bagana ishangi ni ahantu nyine ushobora kugeraho ukabona ibintu byinshi byakubeshaho yaba ari gukina filime yaba ari kwiga kuvura yaba ari kwiga kudoda nabonye n'ababyigisha ni company nziza cyane rero iyo company yarandikirise bunze mafashe gukora akazi na sinema mura n'abana b'abategarugori nyine sanga ari abacteurs beza bitamo gukinana Fiona nasanze ari umukinnyi mwiza ubikora hari n'abandi benshi abo bita ba Soroti ba Sabrine n'abandi bose barimo benshi bazi gukina cyane. Fiona ni gute wowe ukibona uno mugabo ni umustar yakoze CV mugiye gukinana muri filime yitwa Inkota niba nibeshye ni kumbwiye wowe wabifashe ute kuba ugiye gukinana n'umugabo ubatse izina mukaba muhuriye kuri set imwe ni gute wabyitwayemo? Ngiye byashimishije
cyane nyine iyo ukinanye n'umuntu wamaze kubaka izina nawe ufite icyizere cy'ejo hazaza ko ibyo yagezeho nawe uzabigeraho. Inzira yaciyemo nanjye ubwo niyo nkomeje, ubwo nyine turimo gutera ikirenge mu batubanjirije. Wowe watangiye sinema ryari? Sinema nayitangiye mazemo umwaka. Natangiriye muri filime bita Bavakure ya Bishop Gafaranga, niwe wanyejeje muri sinema. Ubwo iyo filime niyo watangiriyemo biza kurangira ugeze mu Ishangi Company, dukina Inkota, dukina Imitungo, n'Abihoye iki, izo zose ni filime turimo gukina. Ishangi Company yaje kukurokira itite, iyo company imeze ite ko akenshi ukunda gusanga mu itangazamakuru ngo Ishangi Company Limited, kumva rimwe ukumvamo ubuvuzi ubundi ukumvamo sinema, ibyo bintu bihuzwa bite? Kuntu bihuzwa nyine, Ishangi Company ikubiyemo ibintu byinshi. Ubwo rero twaje kumenya mu Ishangi, tuyigezemo dusanga umuyobozi wayo ni umuganga gakondo. Umuganga gakondo ubwo ni umuvuzi gakondo, ubuvuzi buvuguruye bujyanye n'igihe. Ubwo noneho dusangamo filime, dusangamo kudoda, harimo ibintu byinshi, guteka, kwihangira imirimo, mva mbese ni kampani nziza cyane. Wowe uyisanga muri sinema? Nanjye nisanze muri sinema. Hari n'utundi tuntu twinshi tugenda dukoramo. Uratangira uractinga kugeramo, ese wagezemo barakwakiriye gute? Ese kuba barakwakiriye nta nzitizi nta mbogamizi, cyangwa se ari n'abandi baba bashaka kuba bashaka naho kugira ngo bakine ibintu bijyanye na sinema ngo bazamure kariyeri yabo? Ku kijyanye n'Ishangi ni iki babivugaho, ni iki baba basapotinga abo bantu wenda nabo bashaka kuzamuka ugendeye ku kuntu nawe winjiyemo? Ku kijyanye n'urubyiruko rwaba rwifuza kuza gufatanya natwe mu Ishangi, ni karibu rwose, n'ubu baracyakira. Igikuru ni ukuza ukagaragaza icyo ushoboye, ukagaragaza impano yawe, nabo bakagufasha kuzamuka. Bariteguye rwose, niyo dushishikariza n'urubyiruko kugira ngo ruze narwo rutwiyungeho. Hari nk'umuntu ubishaka ariko yarabuze avuga ati se nzahera hehe, se nzajya hehe, nzakora gute? Uwo nguwo rero namushishikariza kwinjira kuza hano mu Ishangi. Ishangi rwose irahari kugira ngo idufashe. Mbese ubwo imiryango irafunguye mu Ishangi Company Limited Rwanda. Ariko hari ikibazo nakubajije, ni gute bari guhuza? Uri kuwambwiye ngo n'abavuzi gakondo bafite sinema, ibyo bintu kubihuza, kuko sinema ni ikintu gisaba umwanya munini cyane, n'ubuvuzi gakondo uri kubyumva biba bisaba umwanya munini wo kwita kuki ku barwayi, kwita ku miti, kwita ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni gute bari guhuza ibyo bintu? Ibyo bintu ukuntu babihuza nyine, buri nshingano mu gihe cyayo. Sinema ifite igihe cya sinema, n'igihe cyo kuvura nacyo kirahari. Nka sinema turazikina muri weekend, noneho ubuvuzi gakondo bwo burakomeje kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Hari nyine umuvuzi abahari, abashinzwe sinema ni company nini nyine, harimo abashinzwe timu tekinike, hari abashinzwe kweditinga, hari abashinzwe gushutinga, hari abashinzwe kuvura, dogita nyine ashinzwe kuvura, harimo abaganga nyine bandi bize ibyo by'ubuvuzi, harimo abashinzwe kwigisha kudoda. Ni timu ni ntago ari abantu umwe, ni igikundi cy'abantu bagize nko 50 10. Ni company nyine, ntago company ifite amashami menshi atandukanye. Muri kubyumva ko rwose ibintu ntabwo byoroshye. Turi kumwe na Damuru, umukinnyi ukina amafilime nyarwanda, akaba yaramenyekanye cyane muri filime yitwa Papa Shafi, wakinnye witwa Papa Shafi, Naiza Yise, wakinnye witwa Papa Shafi. Tukaba turi kumwe na Fiona, umwakiteri wo mu Ishangi Company Limited Rwanda, bakaba bahuriye kuri set kuri filime yitwa Inkota series. Mbwira abakunzi b'Ishangi Focus TV kugenda bakareba filime yitwa Inkota series. Ni filime imeze neza cyane, irimo abastar bagiye batandukanye, harimo n'uwamenyekanye cyane nka Kigufuri cyangwa Rukanihene. Umuntu twatangiranye nawe ni umuntu uzi ibintu byakora, kandi ni umuntu ufite abafollowers benshi. Ubu filime irasobanutse, kurimo abacteurs b'abahanga, ngo gasasira nyine uwo Rukanihene ni umuntu wakinnye filime kugira ngo kuba yabivukanye no mu maraso. Ni ibintu murimo rwose.
baramuzi abantu benshi cyane nabashishikaza no kureba filime ko ni filime irimo abantu b'abacteurs basobanutse. Bibutsa yuko turi kumwe mu Ishangi Company Limited Rwanda, bakaba bafite ubuvuzi gakondo buvugure kandi bujyanye n'igihe. Bafite amashami hirya no hino, waba uherereye Mwendo, waba uherereye hehe za Nyanza utaragira neza, amashami arahari. Akaba icyicaro gikuru giherereye Bwanga-Cumi ya Nyamagana, aho abarizwa muganga Victor Dr. Afite amamashini menshi cyane avura agera mu ngingo neza, akaba ageramo mubwira ngo niba ufite ikibazo waba urwaye indwara zarakubanya karande, gana Ishangi Company Limited barakuvura. Mbibutsa yuko kandi turi kumwe na Ruhango TVET School. Iri ni ishuri banyeshuri, amashuri agiye gutangira, igihe cy'amashuri kiregereje, babwira ngo mugane Ruhango TVET School. Iri ni ishuri ryigisha ubumenyi ngiro, ibintu bijyanye na mekanike automobile. Niba ushaka kugira ngo uze rwose, niba ushaka kugira ngo umenye gukanika, ukinjira mu mashini neza y'imodoka, ukinjira muri moteri, gana Ruhango TVET School. Baragufasha bakwigishe ubumenyi ngiro, mbese ujye ku isoko ry'umurimo uhangana nk'abandi bose, ubashe kuba nawe wakwiteza imbere mu byo ukora byawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Damuru, ari akabazo nashatse kukubaza. Muri sinema nyarwanda urabona wayitangiye mu myaka ya kera, urabona ko imazemo n'igihe, ariko ukunda gusanga abantu benshi cyane bakunze kuba bafite role model cyangwa se umuntu bafata nk'icyitegererezo muri sinema cyangwa se mu byo akora, umuntu umwespira. Mbese wowe ni uhe muntu kwespira muri sinema nyarwanda, muri sinema nyafurika ndetse no kuri international mpuzamahanga? Mu Rwanda wanyespiraga yarapfuye nitwa Rwasa. Muri Afrika rero nawe yarapfuye twa Kanumba Stephen. Hanze rero anene nespira n'abantu bo muri Amerika. Nespira Nandera. Ni benshi ariko nkunda buriya wabita muhuza uriya mugabo ukina ka transporter yitwa Mutebutse mwitanu. Oya transporter uriya ukina atwara amamodoka. Fiona, we ninde ukwespira muri sinema nyarwanda, muri Afrika ndetse no ku isi? Njyewe mu Rwanda nkunda uriya mu mama Intare y'Ingore wamenyekanye ku izina Intare y'Ingore Esperance. Ni muri Afrika. Muri Afrika we ndamenya neza. Ariko natunguye njyewe kuba ari kunywa ji, ibintu bijyanye n'imitobe. Ji nayikorerwa ngo mu Ishangi. Nawe ni umuti n'uwene ngo nije ariko irimo umuti. Abazi kubisobanura urimo umuti uyikuye ngiye ubunwe ibintu byinshi cyane ikozwemo, ndabona ivura ibintu bijyanye no mu bihaha, ibintu bya kanseri bigahita bicaho, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ikozwe mu mbuto marakuja, ndabona harimo n'igikakarubamba, harimo imiti myinshi cyane. Iyi ji rero ni nziza cyane. Nanjye nabanyigira hano mbona barakampaye. Ishangi niyo bakiriza abantu bari kugubu. Aka kana ariko ngubunya gakanyabugabo niho kimukiye. Bakomana yanga rwose kuri kunsutsu ni hano. Gakanyabugabo kimukiye mu Ishangi. Ikora no ku ndwara z'ubuhumekero hose. Iyi ji rero ni umuti uje mu Ishangi niyo bakwakiriza, ariko niyo ugiye bagiye kukuvura ushatse bayiguha nyine ni nabakiriza abashyitsi babo, ariko numva no kukwakiriza ubuzima. Ji kaba n'umuti. Ni ji ariko irimo n'umuti, aho kugira ngo birabinde byo bose byahehe na hehe, ingi rwose ufite no kubona nayigura wagiye akabare y'inywera, wagiye akabare y'inywera. Ewana bakunze bakurikira Ishangi Focus TV, mbabwiranye namwe mugende mushake Answer Juice. Iyi ni juice rwose, it's juice of family. Mbese bongeyeho family. Nyine ubwo ikora ku muryango mbese. Mbese ba Fiona nyine kugira ngo bagiye kubona iki ni iki. Cyane rwose. Birabikora. Tujyana tugana ku musozo. Wagira ikintu ubwira abafana bawe ndetse n'abakunzi b'Ishangi Focus TV ku bijyanye n'urugendo rwawe, ugira ikintu babwira
kuri kariyeri yawe tugenda tugana ku musozo. Nta magambo menshi mvuga, icyo nuko nshimira abafana nyine muri rusange bakomeje kudukurikira kandi mbashishikariza nyine kureba kuri channel y'Ishangi TV hacaho amafilime atandukanye, barebeye filime Inkota, Akabariro, n'izindi nyinshi zagize cyo nibajya kuri Ishangi TV bazatana filime zire bajya bafollowinga bakore subscribe bakore share and comment like byose nyine kubera kugira ngo nadutere imbere na company tere imbere. Ikindi ndashimira abantu bose bamfashije, arabafashe mu burwayi, arabansengeye no kuguma kunsengera nyine kugira ngo operation izagende neza ngaruke nkomeza mbaye byiza. Nibyo nibyo navuga. Sigaye ndashimira n'Ishangi TV nyine kuba yambaye umwanya wo kugira ngo nze mbasure nakora na film urebye ni nagira ikibazo nagira ngo mbamenyeshe ko iyi niyo filime ya nyuma mbere yuko ngenda nurira indege, ariyo filime nkimye bwa nyuma. Inkota niyo filime ya nyuma ugiye gukina mbere yuko ujya mu buhinzi kwivuza, kandi mfite igihe cy'amezi 4 mezi 3 gutya. Navuze ngo umugenzi kabe yagiye ugiye gukorwa operation, ni ibintu bigoye na ikiba gisigaye n'amasengesho nyine, uteganya gupfa cyangwa gukira, ntabwo natinya kubivuga. Ubwo rero najya abantu bareba filime bazarebe Ishangi, niyo filime nabaye nshorejeho nzongera gusubukura ngarutse. Fiona, wegira ikintu ubwira abakurikira Ishangi Focus TV? Nanjye ntago najya kure cyane y'ibyo avuze, kubashimira abakunzi bacu, tunabashishikariza nyine gukurikira filime zacu, bakora subscribe, bagakora share na comment, kandi n'inama zabo tuba tuzikeneye. Ndabashimiye Damour kuba mwitabiriye ikiganiro twagiranye, kuba mwabashe no kuboneka, nayo nyine ni inkunga nayo ikomeye kuba mwabonetse nyine to. Cyane murakoze cyane, Imana bamugisha. Yes mwari kumwe nanjye Sota Official Gikukuru umunyu w'ingezi rwaje kara mu gitaramo twataranye uko dukiro twarayinyera hari mu kagoro k'agaseso. Ciao hasta la vista. Kora subscribe ku Ishangi Focus TV. Yes